amavuta ye yari ayo guhubuka, yari amavuta atagira iyerekwa, yari amavuta atagira ihishurirwa, yari amavuta atagira ubwenge bw'Imana, yari amavuta y'igitugu gusa, ariko umwana yibyariye. Mu yandi magambo, nubwo Sawuli yari ayoboje igitugu, ariko mu bana yibyariye. Urugamba rurambye rugukuraho abantu, intambara itinze ibikukiza abantu, igeragezo kirambye kigukuraho inshuti. Ariko nzanye ijambo rivuga ngo muri rubanda hari umuntu Imana igiye kukuvanira ahantu wari waraburiye irengero utitaye ku byo uri gucamo. Ni umuntu Imana izanye, ntawe uzamuguteranya nawe. Umuntu Imana izanye aje kukuhagurutsa. Umuntu Imana izanye afite ikiganza cyejejwe. Umuntu Imana izanye araguha iby'umumaro, nta nyura agerekaho, nta magambo ari burenzeho. Ibintu bigiye kugutera kureba, hari ibintu bigiye kugutera guhumuka, hari ibintu bigiye kugufungura amaso, hari Imana igiye kugendana nawe, hari ubutabazi Yesu azanye, hari amavuta yo mu ibanga agiye gukorana nawe. Waba uri inyuma ahantu runaka, waba uri inyuma y'umudugudu, waba waratawe, ariko hari imbaraga zigiye kugukura iyo wajugunywe zikuzane mu bantu. Yesu ntabwo ari bukwicire abanzi bawe, nta Mana iri bugutabare itarakusanya ababisha bawe, nta Mana iri bukurengere itaregeranya bakuvuze, nta Mana iri bugukureho igisebo itarahamagara bagusebeje. Hari ukuboko, haleluya, hari ukuboko kugiye kugukorera mu buki kukubwire ngo rigata, iyo ndwara iraza gukira. Ni wamara kurigata iyo kanseri irakira, ni wamara kurigata iyo mibi irakira. Yonatani, kama Yonatani amekuja, Yonatani amefika, Yonatani omba Mungu akupe Yonatani. Itaji Yonatani. Yonatani akifika macho yote akafunguka. Haleluya. Amina. Yonatani agiye gukora ibintu bidasanzwe. Bwana Yesu asifiwe. Pokea sifa. Amina. Pokea sifa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yonatani ariko Sawuli we, nubwo uri umugome, ariko mu nda yawe havuyemo umwana w'umunyamumaro. Yonatani we, Imana ikuzaniye igihe. Yonatani, u Rwanda rwari rugukeneye. Yonatani, Aziya yari gushaka. Yonatani, Amerika yagushakaga. Yonatani, Aziya yari gukeneye. Yonatani, ni wowe wari ukenewe mu Burayi. Yonatani we, Kagugu yari gukeneye. East Africa yagushakaga, kuko imiyoborere ya so yari iteye ubwoba. Sawuli ni umugome, Sawuli ni mubaya, Sawuli ni umwana mubi. Tubifurize umugisha w'Imana mwese baduteze amatwi kandi mukurikira igana byose bica ku Musaraba TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubohora. Ibene pa nk'ibisanzwe rero ndagusuje aho uherereye hose mu mpande enye z'isi, abari hafi na kure mwese mwumve ko tubahaye kaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntago dutinda, uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana nibishaka Theogene umaze kumumenyera. Ni umukozi w'Imana n'umuhanuzi w'Imana. Imana igenda inyuzamo ibintu bitandukanye. Abenshi mumonye kuri kamera muzi ko agiye kuzana message nshyashya cyangwa se ubuhanuzi bushyashya. Twahamagaye kugira ngo yongere agaruke atuganirize cyangwa se tuganire nawe atubwire icyo Imana isize ku mutima cyane ko kitanabura, ko n'umuntu uhora mu bihe byiza byo gusenga. Reka tutangiye tumuhikaza kandi turamusuza. Muraho neza nanone? Amahoro y'Imana. Ndashimira Imana. Ni umukozi w'umuhanga. Wewe ndakubaza ko tutangira witonze no kubereka. Erega abari byiza ubundi mu buzima busanzwe ndi umuntu uhora usa naho ncecetse. Ariko ni na byiza. Ubundi niko ndemwe muri karagiteri yanjye. Niko nteye. No mu buzima busanzwe. Niko wavuze cyane ibibazo bituma uvuga utuje. Nta ibibazo ntago bituma ntuza. Niko ndemwe mu buzima busanzwe. Nta kibazo mfite, kuko nta kibazo kitari rusange mu bantu, ibindi ni ibisanzwe. Abantu bamaze kukumenyera nk'umuhanuzi. Imana ishimwe ko atari nge wigize umuhanuzi.
Theogene nibishaka muri iyi minsi abantu bari kugenda bakwibasira batandukanye ku macano atandukanye, umaze iminsi utanga message ngo abantu bihane, ariko abantu bahindukiye bari ku nimba navuga kuguharabika aho kugira ngo bari kujya mu mico mibi yo kugira ngo bihane. Urabivuga iki bikubona gute? Bo Bibiliya ivuga ku bana babiri, hari umwana w'ubugingo n'umwana wo kurimbuka. Rero umwana w'ubugingo yarumvise, ariko umwana wo kurimbuka ntacyo wamukoraho. Bibiliya ivuga ku bana babiri, umwana w'ubugingo n'umwana wo kurimbuka. Umwana w'ubugingo rero Imana irimo iramutegura, ariko umwana wo kurimbuka agomba kwisanzura. Ni muri make ni kwa bavuga ngo iyo umuntu ari bupfe niyo wagira icyo ajya ngo niyo wamuha ikigozi ngo ari bupfe niyo wamuha ikigozi. Uko bimeze ubwo abarimbuka kabisa, vitence iri kwiyongera rero. Buriya urushishi rwabonye inzovu igenda mu biti, rureba ruravuga ruti nta handi narira hiti, nanjye nta handi nakwamamarira ni ku nzovu. Noneho rwigira inama yo guhubuka mu giti, rwikubita ku mugongo w'inzovu. Hanyuma rero inzovu iragenda, igeze ku kiraro, urabona ibiro by'inzovu, inzovu itigisa igiti ikiraro. Inzovu imaze kwambuka, igeze hakurya gato, urushishi rurayitondagira no ku gutwi, rurayibwira ngo ariko wanzovuwe, ubonye ibintu njyewe nawe twari dukoreye kiriya kiraro. Mu by'ukuri nta ruhare rw'urushishi kugutigita kw'ikiraro ku mugongo w'inzovu. Mu yandi magambo, turashimira Yesu ibyo turi byo sitwe. Ntago ndi urushishi, ariko nanone nta nicyo ku Mana, nta nicyo naba ndurusha. Oya, nshatse kuvuga ngo ndinde ku Mana kubyiri gukora no mu byo yakoze, ndinde ntacyo ndicyo. Ibikorwa biboneka n'iby'Imana. Imana ni ngari muri twe. Wenda suku bigarukaho cyane, kuko abakozi b'Imana kenshi niyo ibintu biri kugaragara kuri social media murinda no kugira icyo mubivugaho, kuko uyu munsi nta n'ikiganiro, wenda umunsi hari abantu baguhagurukiye, niko navuga, batari benshi icyo kiganiro gihari yagiye kuri hiti mu buryo bwo kwandagazwa, kuko abari gushaka inkuru zose cyangwa se n'abari kuzizana ari kuvuga ati uriya mukozi w'Imana ni umurozi, n'ibindi byinshi bigiye bitandukana, ni byinshi. Ushaka guhitinga kwandika Theogene, muri bake bari gushaka inkuru nyine zo kugoharasinga mu buryo bugiye butandukanye. Ibintu uri kubibona gute? Uri kubona umugambi bafite ari uwuhe mugambi by'umwihariko? Ikintu ntinya ni inzara, ikintu nabura ngapfa ni ibiryo, kandi umuntu atanga icyo afite. Rero reka bishimisha. Iyo ubonye bari kukwanduriza izina, nta kintu buriya, reka mbabwize ukuri, habe na rimwe ku 10 filime, niba ari filime, niba ari iki byabo, nanjye mbireba bitangira nseka nkabisoza nseka, manitse amaboko ndi imbere y'Imana, babitangira nseka bakarinda basoza nseka. Ubonye ibyo Papa Gitangaza yavuze, nta kibazo rwose. Icya mbere, iyo bigenze kuriya ukabona abakozi b'Imana bahagurukiye undi muntu, bageze ku rwego binjira muri famiye, bakazana amajwi bavuga ko ari ay'umugore wawe, ariko n'umugore wa Ezekiel bari kumwe nawe. Abantu bamenye muri commentaire bya bintu babyakire gute, cyangwa se amajwi babyumvise gute? Ese kuko yaba ari n'umugore wawe cyangwa se yaba ari n'umugore wawe, ko batangiye kumwifashisha mu buryo bwo guhangana cyangwa se mu buryo bwo. Rero ukuntu Theogene mbaho, nasobanukiwe ntangegera barwanya, sibyo? Ntangegera barwanya, nta mbaraga Imana ifite zo kujya gutakaza nta mwanya, no time, oya
abantu bari cipu nyine aho simbizi aho waba umbeshyeye hawe n'isutubwa n'akazi kabo mu magambo make iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse sibyo ubwo rero niba nahagurukiwe n'amahanga iri muri njyewe iragutse kandi haguruka Imana yari yabikubwiye se kuzahagurukirwa nayo cyangwa byaragutunguye noze yamamagara ikanyima amakuru ubuze babatumye abantu bafite intambara ndimo n'iki cyambabaza ubu tuvugana nta mutima mfite uncira urubanza sibyo narababwiye ngo 2015 ijuru nararitembereye rwose adresse yanjye ahaniri ndazi ninde muntu duhurira Nyabugogo kuri kwasteri ku murongo muri gare mu mujyi n'ahandi wantesha umwanya igihe mfite nicyo gusenga nicyo kubwira abantu kwihana sibyo nicyo kuvuga Imana impamagariye kuyamamaza n'ubutumwa bwiza impamagariye sibyo abavuga rero ahubwo bakodeshe n'abandi bakodeshe n'abandi bahamagare n'abandi bashake nabo bahekesha abana bazane kuri kamera for 300%. Jesus is the king. Haleluya. Icyongereza cyane. Icyongereza cyane. Ndumuka nuko bikora. Wenda nisaga kugira ngo tuze kwivaho ntago dukunda kwibanda cyane ku bintu byatandukanye kuko twaje kuvuga ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana tewe afite Bibiliya anga. Ndayifite Bibiliya hano tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Umusaraba rwose barabambwe. Ku musaraba TV ni ijambo ry'Imana. Barabambwe neza babambwe na Kristo. Uyu munsi hari ibintu wavuze kuri Revra Pasteur ariko uyu munsi yabihindiyemo ibindi bintu niko navuga mbona abantu muri commentaire bagenda babyandika yavuze ko wamuhaye kwezi n'igice ko kugira ngo abe apfuye kandi ko no mu rugo rwe agiye kuzamo agiye kubamo ibyago cyangwa se agiye gupfusha umuntu ariko ibiganiro byashize tugiye biboreba muri no minsi avuga ati umuntu gutya na gutya ariko abantu bavuga ngo afite ubwoba amuntu wamusenge ukamukuraho umwuka ko umwuka reka rero mbabwire ndi imbere y'isi ndi imbere y'Imana ndi imbere ya kamera nta muntu n'uyu n'umwe nibasiriye mbonereho no kuvugira ijambo message Imana yari yarampaye yararangije ya ubutumwa bwageze kuri bene bwo sibyo impamvu bari kunyataka ni ikimenyetso cy'uko byabagezeho barumvise kwa sibyo jewe kuva muri turi kuwa kangahe uyu munsi turi kuwa gatanu ntekereza nta minsi ine irashira cyangwa 3 niba ntibeshye sibyo message yararangiye yo kuvuga kuri aba bagabo ubutumwa Imana yampaye bwo kubabwira narabutanze ntago Imana izampora ko ntatanze message uyu munsi ndi imbere ya kamera no kuvuga ijambo ry'Imana abushyashye se yaguha ibumpaye none zagaruka ubwo abantu babyumve ko muri no minsi nta message tugiye kumva ijambo ry'Imana no kuvuga ngo ntabwo ari uko mu ijuru isoko y'ubuhanuzi yakamye nta nubwo baborotse ikirere cy'ama message ariko message y'aba bagabo tumaze iminsi tuvugaho yarafeyirinze yararangiye page yarifunze uwumvise yarumvise uwihanazihana utazihana igihe kizamwihanisha ubu ndaha nk'umuvugabutumwa ndaha nk'umuhanuzi w'Imana ndaha nko kuvuga ijambo ry'Imana ndaha kwamamaza Kristo sindaha kuvuga kuri runaka sindi hano gukiritika kuri runaka ndaha kubera ijambo ry'Imana yego ni byiza cyane rero reka twinjiye mu kiganiro mu butumwa ariko by'umwihariko byiza kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu dusenga Imana n'abantu badukurikiye ubundi tukajyaho mu butumwa abantu bakumva icyo Imana ivuga n'imitima yabo abarushye abaremerewe mukeneye abakozi b'Imana bana namwe mu buryo bwihariye cyane nta mwanya w'amatiku uhari
ni umwanya kumva ubutumwa ubutumwa bwiza buhoraho. igihe gihari ni gito sibyo Theo Imana iri kweza gutunganya umugeni. mufite ishurirwa rikomeye. Imana igutunganya umugeni. reka dusengere by'umwihariko. Dusengere by'umwihariko twinjire mu kiganiro mu ijambo ry'Imana Imana yagushyize ku mutima wawe. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana Yehova, urakomeye mu bintu byose, nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka, urakomeye. Tugiye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ijambo ryawe kuko nicyo uduhamagariye. Ndasenze ngo umuntu wese uza kumvira ijambo rigira aho rimuvana, rigira aho rimuterura n'aho rimutereka, rigende rifite imbaraga kubohora no guca iminyururu iboshye imitima y'ubwoko bwawe. Urakoze Yesu, amen. Ya Samweli ibice 14-16. yego. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ariko ubanza urebe niba Samweli wa mbere niba Samweli wa mbere 14 ku murongo wa 16. Titiri yavuga ngo Sawuli agusha Abisiraheli isare. Subiramo neza. Sawuli agusha Abisiraheli isare. Sawuli agusha Abisiraheli isare. Topic y'iri jambo iravuga ngo Imana ntizata umuntu w'umumaro. Imana ntizata umuntu w'umumaro. Ndasubiramo. Topic y'iri jambo iravuga ngo Imana ntizata umuntu w'umumaro. Mu yandi magambo, umuntu ufite icyo amariye Imana ntizamuta. Soma. Abarinzi ba Sawuli b'Igibeya, abarinzi ba Sawuli b'Igibeya y'Ibenjamini babirabutswe babona inteko zishoka inkungugu. Abarinzi ba Sawuli yego b'Igibeya Benyamini, aho ngaho Benjamini barabutswe ibitero. Yego. Babona inteko zishoka inkungugu zinyuranamo. Maze Sawuli abwira abantu bari kumwe nawe ati nimubara abantu murebe ko hari uwacu mwebwe nimubara abantu murebe ko hari uwacu watuvuyemo. Ahangaha icitonderwa, Yesu agiye gusubira mu mibare. Yego. Haleluya. Imana igiye kongera ikore mu mibare, ikore irindi barura. Hanyuma ikeneye kumenya ninde wo mu bacu wabuze. Rero hari ukuboko kugiye guhiga umuntu waburiye muri rubanda. Imana igiye kukuzanira umuntu waburiye mu bandi. Yego. Hari umuntu umaze igihe wirukankaho usengera waramubuze. Rero muri iyi nkungugu, haleluya, noneho mwambazaga ngo kutuje. Muri iyi nkungugu, muri uku kunyuranamo, yego, hari akaboko kari bukuzanira umuntu wabuze. Yego. Kuko Imana itari butakaza umuntu ufite icyo ayimariye. Bamaze kubara basanga Yonatani n'umutwaje intwaro batabarimo. Bamaze gukora icyo bita ibarura, baca mu isibo ya mbere, binjira mu mudugudu, bakata mu kagari, binjira ku rwego rw'umurenge, bageze ku rwego rw'umubare bashaka, basanga Yonatani n'umutwaje intwaro ntago barimo. Sawuli abwira Ahiya ati zana hano isanduku y'Imana. Ahangaha abantu bahumve neza, ndashaka ko iri jambo abari Amerika, South Africa, Australia, isi yose bakurikira Umusaraba TV n'Impanuro TV. Yego. Bumve neza iri jambo. Sawuli abwira Ahiya. Karabaye. Sawuli ahamagaje Ahiya.
aramubwiye ngo zana yego zana isanduku. yego. Shalom shalom. Haleluya. Asifiwe. Asifiwe sana. Pelisika talawin. Sawuli ubwe atanze itangazo, aravuze ngo nimuhamagare Ahiya. Ahiya we itaba ibwami. yego. Nakubwiye ngo hari ijwi rigiye kugukurikirana. Iyo warengeye hari umuntu waburiye, hari umuntu umaze iminsi usengera uri uvuga ngo Mana ndashaka umuntu w'umumaro ufite icyo asobanuye kuri jye. None Sawuli atumije Ahiya kugira ngo Ahiya agarure isanduku y'Uwiteka. Ariko haleluya. Amen. Mana yanjye, iyo ndi kuvuga Yesu mba numva nanjye hari ukundi kuntu. Kuko muri iyo minsi isanduku y'Imana yabaga mu Bisiraheli. Kuko muri iyo sanduku muri iyo minsi isanduku y'Imana yabaga mu Bisiraheli. Mu yandi magambo hari ukuboko kugiye kugarura isanduku y'Uwiteka ahantu yahose. Yego. Sifa kwa Mungu. Amina. Haleluya. Talabini siwa. Haleluya. Amina. Iyi sanduku ntijibana na mugiga. Yego. Isanduku ntibana n'umutesi. Isanduku ntibana na sida. Yego. Isanduku ntibana na diabete. Yego. Isanduku ntijibana na kanseri. Yego. Isanduku ntibana na matiko. Yego. Ntago isanduku ibana n'imbeba. Yego. Haleluya. Iyi sanduku nimara kugarukaho yahoze. Yego. Ibintu byose birasubira mu mwanya wabyo. Ubwo Sawuli yavuganaga n'abatambyi. Ubwo Sawuli haleluya. Ubwo Sawuli yavuganaga n'abatambyi. Urusaku rwari mu rugerero rw'Abafilisitiya rwiyongeranye. Umva nkubwire rero hari urusaku. Yego. Imaze igihe ivugana nawe. Ariko muri urwo rusaku aha ndashaka mu nyumve neza ndabinginze. Ndabasabye. Yego. Inkunga mbasabye niyo kunyumva. Ndashaka ko iri jambo rirenga imigabane rikambuka imbibi z'umujyi wa Kigali. Yego. Rigasakara mu ntara z'igihugu cy'u Rwanda. Rikarenga i Burundi, rigafata Bujumbura. Yego. Rikambuka Kongo, rikinjira Kongo Brazzaville, rikazamuka Tanzania, rikazamuka Uganda, rikinjira Kenya, rikazamuka Sudan, East Africa yose. Umva ukuntu Imana ivuganye nawe. Yego. Iravuze ngo ubwo Sawuli yatumizaga isanduku, urusaku rw'Abafilisitiya haleluya rwariyongeranije. Bivuze ngo hari urusaku iri kukubwira inzu, ariko hari urusaku irimo irakubwira kuzarama. Hari urusaku ruri kukubwira kugiye gukenyuka. Ndahiye imbere y'Uwiteka, Imana ntizatakaza umuntu ufite icyayimariye. Yego. Le price contrat. Tombela. Imana. Tamida pawasirimba. Yego. Umuntu ufite icyamariye Imana izamurwanirira mu mpeshi. Yego. Izamurwanirira mu gitumbiko. Izataka intambara zose mu mbeho. Imana ntizata umuntu w'umumaro. Aha ndashaka abantu banyumve. Imana ishimwe. Nubwo hari urusaku ruri kukubwira ko ntaho uzagera, hari Imana igiye kukurwanirira. Mu yandi magambo hamagariye isanduku ku buzima bw'abana bawe. Niba buri ubwenge umenye ko isanduku nta kintu imaze. Yego. Asifiwe Yesu. Hanyuma bigenda bite? Sawuli abwira umutambyi ati kuraho ukuboko kwawe. Kuraho ukuboko kwawe. Yego. Nuko Sawuli n'abantu bari kumwe bose baraterana bajya mu ntambara. Basanga bacumitana inkota. Umuntu wese na mugenzi we. Baratatana cyane. Kandi hari Abaheburayo babanaga. Umva ikintu gikomeye muri izo ntambara, muri urwo rugamba uri kurwana.
muri ibyo bintu uri gucamo, muri ibyo bihe bikwatatse, muri ako gahinda kakumereye nabi, ayo majwi akumereye nabi, iruhande rwawe Imana izanye abarinzi b'Abaheburayo. Wavuze ngo amina, zamura haleluya, fashwa mu izina rya Yesu, hari imbaraga. Halepose de star. Umva ukuntu Imana ivuganye nawe rero muri iri jambo. Ndahanuye Tewoshene, noneho ndahanuye, noneho ndahanuye. Eya PSA iravuze ngo inyuma ya mukeba, inyuma y'izo nkokora, hirya y'iyo keredi, hirya y'ubwo burwayi, inyuma y'iyo nzara, ku ruhande rwawe Uwiteka yahahagaritse Abaheburayo. Aba Baheburayo bashinzwe umutekano wawe. Ntiwongere guhahamuka, ntiwongere gukuka umutima, ntiwongere kwibaza impamvu ibyo byose uri kunyuramo. Iruhande rwawe Yesu yateguye umuntu w'umumaro witwa Umuheburayo. Abaheburayo babanaga n'Abafilisitiya nk'ubwa mbere. Abaheburayo babanaga n'Abafilisitiya nk'ubwa mbere. Bavuye mu gihugu cyose, bavuye mu gihugu cyose gihereranye nabo ku rugero rwabo. Nabo bahindukira bifatanya n'Abisiraheli. Umva intambara, umva intambara rero, umva intambara. Aba Baheburayo umva ukuntu ibintu byubatse. Banza wumve neza ukuntu ibintu byubatse. Sawuli ntiyigeze, Bwana asifiwe, agira iyerekwa ry'uko ku ruhande rw'intambara y'Abisiraheli hari Abaheburayo. Ntabyo yigeze amenya. Imana yohereje icyo bita intelligence, motivation, kujya kwintervina. Baragenda baba support kugira ngo batangere support, cyangwa se umusada, cyangwa ramforo, cyangwa se simbizi, biraterwa nuko byumva. Baragiye bitsimba inyuma y'intambara. Sawuli ararwana, Abisiraheli bararwana, bataka babishaba, barwana n'Abafilisitiya, bakubita n'inkota, ibintu birabakomerana. Uwiteka abonye Abisiraheli bagiye gucogora, atanga umusada witwa Abaheburayo. Imana iguhuze n'Umuheburayo, Imana iguhuza n'Umuheburayo. Muri ubwo burwayi hari Umuheburayo, muri icyo kibazo umaranye imyaka n'imyaniko, Imana iguhuze n'Umuheburayo. Asifiwe Yesu. Soza iryo jambo. Nabo barahindukira bifatanya n'Abisiraheli. Nabo barahindukira bifatanya n'Abisiraheli, bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Kandi Abisiraheli bari bihishe mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu. Kandi Abisiraheli bari bihishe. Umva nazanye ijambo rivuga ngo Imana ntizatakaza umuntu w'umumaro. Ndarisubiramo, Imana ntabwo izigera itakaza umuntu w'umumaro. Mu gihe waba urwaye, niba uri uw'umumaro, icyo gitandura gihagurukaho, aho waba uherereye hose, aho ngaho muri bomboni, aho muri serumu, aho ngaho umanitse amaguru, ndavugana nawe mu mbaraga z'Imana. Iyo kansa ntacyo yagutwara, iyo ndwara ntakiri bukumareho, nta mbaraga ifite niba Imana ikikubonamo umumaro. Iyo ndwara ndayisezerera mu izina rya Yesu. Amina. Imana ishimwe cyane. Hanyuma bigenda bite? Bumvise ko Abisiraheli bahunze, nabo babakurikirana muri iyo ntambara. Bumvise ko Abisiraheli bahunze, babakurikirana muri iyo ntambara. Bivuze ngo Imana izanye gikurikirana muri iyo ntambara. Uko niko Uwiteka yakijije Abisiraheli uwo munsi. Uko niko Uwiteka yakijije Abisiraheli uwo munsi. Imana ishimwe. Hanyuma urugamba rwunamukana i Beteveni. Hanyuma urugamba rwunamukana i Beteveni. Maze uwo munsi Abisiraheli bararuha. Uwo munsi Abisiraheli bararuha. Ariko Sawuli yari yarahije abantu, aravuga ati, naho nshaka. Sawuli yari yararahije abantu ati, havumwe umuntu wese ugira icyarya butaragoroba ntaramara guhora ababisha banje. Umva ingoma y'igitugu itagira ubwenge. Ingabo ziri mu ntambara, ariko abujije abantu kugira gute? Kurya. Aravuze ngo havumwe umuntu ugenza ute? Wese urarya, wese ugira icyarya
ataramara guhora ababishabe ataramara guhora ababishabe nuko nta numwe muri bo wigeze agira icyarya nuko nta muntu n'uyu n'umwe wigeze agira icyarya maze abantu bose bagera mu ishyamba abantu bose bageze mu ishyamba hari ubuki hasi umva tega amatwi ariko hari ubuki hasi muri iryo shyamba bushonga ariko ntihagire umuntu wese ukoze intoki ze umuntu wese ntabwo yari yemerewe gukoza intoki ze ku munwa kuko batinyaga kurenga indahiro ariko Yonatani we umva umuntu Imana ikeneye rero ariko Yonatani ubwo se yarahizaga abantu ntarakumva ntabwo yari ahari ngo yumve wa muntu Imana igiye kukuzanira uhisha ahantu nicyo cyatumye arambura inkoni yitwaje Yonatani arambura inkoni yitwaje ayikoza mu buki yego abuhanaguza ayikoza mu ngabo z'ubuki abuhanaguza urutoki aratamira hanyuma Yonatani atinyuka indahiro se yarahiye kuko amavuta ya Sawuli yari igitugu yari ayo kwicisha Abisiraheli inzara Yonatani umwuka w'Uwiteka haleluya amuhishurira amavuta ya se nuko amaso yarahweza amaso ye arahweza ngo amare guhweza rero amaze gushyira umutima mu nda hari icyo ashize mu nda amaso yararambuka arareba Imana ishimwe haleluya maze umwe mu bantu aramubwira ati hanyuma umwe mu bantu aramubwira ati so yihanangirije abantu arabarahiza umenye ko iso yihanangirije abantu kuzakugirira neza azamuhitana ugira icyarya uyu munsi umuntu ugira icyarya uyu munsi aravumwa nuko abantu bagwa isari mu yandi magambo abantu benshi baguye isari kubera ubuyobozi bwa Sawuli aha nimvuga Sawuli ntagire uwo mujya gushaka mu mitwe yanyu Sawuli ni Sawuli nta definisiyo yindi hanyuma Sawuli kuko amavuta ye yari ayo guhubuka yari amavuta atagira iyerekwa yari amavuta atagira ihishurirwa yari amavuta atagira ubwenge bw'Imana yari amavuta y'igitugu gusa ariko umwana yibyariye mu yandi magambo nubwo Sawuli yari ayoboje igitugu ariko mu bana yibyariye Imana yabonagamo umuntu w'umumaro mu yandi magambo topiki sije y'iri jambo iravuga ngo Uwiteka agiye kugukurira umuntu ahantu waburiwe irengero umaze igihe kinini usenga ubaza Imana Mana ndazira iki ibi ndi gucamo n'iki nakoze Mana ese ndasenga ese warampamagaye ese ubundi uranzi kubera iki ndagira ngo nkumenyeshe ko urugamba rurambye rugukuraho abantu intambara itinze kiza abantu igeragezo kirambye kigukuraho inshuti ariko nzanye ijambo rivuga ngo muri rubanda hari umuntu Imana igiye kukuvanira ahantu wari waraburiye irengero utitaye kubyo uri gucamo ni umuntu Imana izanye ntawe uzamuguteranya nawe umuntu Imana izanye aje kukuhagurutsa umuntu Imana izanye afite ikiganza cyejejwe umuntu Imana izanye araguha iby'umumaro nta nyura agerekaho nta magambo ari burenzeho hanyuma ngo uyu mwana Yonatani afata icyemezo arenga ku ndahiro ya se abona umushongi w'ubuki ngo afata inkoni ye akozamo haleluya nubwo uri kubona ko isi yagucanze nubwo uri kubona ko ibintu byakuyobeye nubwo uri kubona nta minerivare nubwo uri kubona ko abana bawe bapfuye nubwo Pierre agutaye Pierre yihangane nubwo Jean agusize nubwo Margarita agujugunye nubwo imiryango ikuvanyeho inshuti zawe zikakuboroka uhamagaye ngo ndi bize ubwiye ngo ndi mu nama wowe wandikiye ngo ndahuze ibintu byose bakanga nimero yawe barayifashe bayizi mu mutwe iyo uhamagaye bagira ngo bagutaye hanze wahamagara batugiye gusaba ibirayi iyi ni ya nimero y'ibibazo reka nkubwize ukuri hari Imana igiye kukujyana ahantu cyarike pare hari ishyamba ririmo inzuki izi nzuki nta mwami zifite izi nzuki nta nyirazo uziyobora izi nzuki nta wamenya aho zihahira izi nzuki zifite uko zibayeho izi ni Imana igiye gukoresha ndahanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Imana igiye kuguha irindi yerekwa Yesu agiye kugucira kandi kayira afite ukuntu agiye gukora ibintu isi gatungurwa n'ukuntu ubayeho
umva ukuntu Imana ivuganye nawe. Iravuze ngo Yonatani we, fata icyemezo kiri hejuru y'icyaso, renga amavuta yo guhubuka, renga amavuta y'ubwami. Imana irakuzamura ngo arangije ngo agire iyerekwa ritomoye, abona inzuki, ngo abone ubuki butangire gushonga. Afata umwanzuro, vuga ngo amen. Afata ya nkoni akoza hehe mu buki, ngo arangije akozaho urutoki, ayihanaguza urutoki, ararigata, umutima usubira mu nda. Imana ishimwe. Hama ngo umutima umare gusubira mu nda, arareba. Hari ibintu bijya kugutera kureba, hari ibintu bijya kugutera guhumuka, hari ibintu bijya kugufungura amaso, hari Imana igiye kugendana nawe, hari ubutabazi Yesu azanye, hari amavuta yo mu ibanga agiye gukorana nawe. Waba uri inyuma ahantu runaka, waba uri inyuma y'umudugudu, waba waratawe, ariko hari imbaraga zijya kugukura iyo wajugunwe zikuzane mu bantu. Yesu ntabwo ari bukwicire abanzi bawe, nta Mana iri bugutabara itarakusanya ababisha bawe, nta Mana iri bukurengere itaregeranya bakuvuze, nta Mana iri bugukureho igisebo itarahamagara bagusebeje. Hari ukuboko, haleluya, hari ukuboko kugiye kugukorera mu buki, kukubwire ngo rigata, iyo ndwara iraza gukira. Ni wamara kurigata, iyo kanseri irakira. Ni wamara kurigata, iyo mibi irakira. Ni wamara kurigata, iryo hembe rirakuvamo, iyo myuka mibi irakurekura, iyo karandi irarangira, kuko hari Yonatani. Haleluya. Nubwo bakurwanije bashizemo imbaraga, bakakwatakana n'abana babo, igisekuru kikakuzira, amahanga akaguhagurukira, bakakubangira ingata batari mu ndahiro ya se, ubwo ativanze n'ingabo za se, hari Imana igiye kugendana nawe. Ngo mare kurigata sasa, we n'umutwaje iki? Intwaro. Umva ijambo rikomeye. We n'umutwaje iki? Intwaro. Hanyuma ngo amaso yabagira ate? Arahweza. Rangiza iryo jambo mva imbere ya kamera. Maze Yonatani aravuga ati, data yagiriye abantu nabi. Data yagiriye abantu nabi. Nimurore namwe uko amaso yanjye ahwejejwe. Mu yandi magambo, haleluya, Yonatani niwe Imana ikuye inyuma. Yonatani kama Yonatani amekuja, Yonatani amefika, Yonatani omba Mungu akupe Yonatani. Itaji Yonatani. Yonatani akifika, macho yote akafunguka. Haleluya. Amina. Yonatani agiye gukora ibintu bidasanzwe. Bwana Yesu asifiwe. Pokea sifa. Amina. Pokea sifa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yonatani ngo amare kurigata, amaso yafungutse, arababwira ngo nimwumve itangazo. Mwumve itangazo rivuye ibwami, umva inkuru ivuye mu ijuru. Yemwe mw'Abisirayeli mwe, data Sawuli yagiriye abantu nabi, kuko yababujije kurigata ku buki kugira ngo amaso yabo adahweza. Yonatani ni umuhanga, Yonatani ni umutekinisiye. Ariko Sawuli we, nubwo uri umugome, ariko mu nda yawe havuyemo umwana w'umunyamumaro. Yonatani we, Imana ikuzaniye igihe. Yonatani, u Rwanda rwari rugukeneye. Yonatani, Aziya yari gushaka. Yonatani, Amerika yagushakaga. Yonatani, Aziya yari gukeneye. Yonatani, ni wowe wari ukenewe mu Burayi. Yonatani we, Kagugu yari gukeneye. East Africa yagushakaga, kuko imiyoborere ya so yari iteye ubwoba. Sawuli ni umugome, Sawuli ni mubaya, Sawuli ni umwana mubi. Hanyuma mbwira ukuntu ujyana ingabo ku rugamba, wazimye ibiryo, wazimye amazi. Izi ngabo za Mariki, izi ngabo za rwana zite, nta mwuka wera uziyoboye. Yonatani yahuye n'umukobwa, umukobwa agira igikundiro, ariko Sawuli yo mutindanye, cyangiro ntumenye iyo kivuye. Gutindana na Yonatani bifite agaciro kuruta gutindana na so. Imana ishimwe. Rangiza izo nkuru, sengera abantu b'Imana nigendere njye kwiryamira. Imana ishimwe. Yonatani we, 14 Yonatani, nimurore namwe uko amaso yanjye ahwejejwe nuko numvise kuri ubwo buki. Yonatani arangije amanika amaboko imbere y'Abisirayeli, atanga itangazo ingabo ya generali, imbere ya generali ahamagaza koroneli wari uyoboye urugamba, arangije ahamagara mariyetona,
aravuga ngo nimurebe, murabona ukuntu mpesheje. Impamvu ndi kureba nuko nimenye ngakoze urutoki mu buki. Yego. Haleluya. Haleluya. Yonatani. Hanyuma bigenda bite? Uyu munsi iyo aba bantu bariye ku masahu ya Nyaruzi. Uyu munsi y'aba bantu bariye ku masaho banyaze ababisha babo bagahaga, reka nisubiremo neza. Uyu munsi y'aba abantu bose bariye ku masaho banyaze abanzi babo, urugamba tuba twararurangije kera, intambara iba yararangiye. Ariko data Sawuli yabujije Abisiraheli gukoza urutoki mu buki, abarahiza indahiro y'ikinyoma. Batangira gutsindwa urugamba kubw'inzara kubera ko batariye. Umva amavuta y'ubugingo asha, mavuta atagira iyerekwa, mavuta atagira ihishurirwa, mavuta atagira viziyo, mavuta atagira impuguro, amavuta yo guhubuka gusa, amavuta y'igipindi n'ibidanje. Ariko umwana Sawuli yibyariye witwa haleluya, witwa Yonatani, yatindanye na Dawidi. Dawidi amusiga ku mavuta, amwandusa umucyo, amusiga ingeso za Gikristo, amubatiza mu mwuka wera, amwigisha guca bugufi. Uyu mwana haleluya, uko atindana na Dawidi niko yandura kamere z'umwuka. Imana ishimwe. Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro. Imana ikurinde umupfubwa w'umuhanuzi. Imana ikurinde umupfubwa usenga. Yesu agukura imbere umuntu ubabuye w'umuhanuzi. Utindana n'Imana ukamera nkayo, watindana n'isi ukamera nk'isi. Iyi ntambara y'Abisirayeli n'Abafilisitiya iba yararangiye kera. Ntabwo itorero ry'Imana icyo gihe riba ryarahuye n'akaga kangana gatya. Ariko Sawuli wicishije abantu isari, Sawuli wicishije abantu umwuma, Sawuli uhejeje abantu inyuma yo kubona ibyo bashaka. Amasezerano aradindiye kubera ingoma ya Sawuli, terambere rihagaze mu mwuka kubera ingoma ya Sawuli. Ibintu byose byaribanye, inka ntizigikamwa. Haleluya, kubera ubwami bwa Sawuli. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo niba uri umuntu muzima, Yesu ntazagutakaza. Iyo uri umuntu udasanzwe, ingabo zikurwanirira ntumenye iyo zivuye. Mpagaze imbere y'isi n'imbere y'Imana. Imana igiye kuguhuza n'umuntu wari warabuze. Yesu agiye kukuzanira umuntu wari waraburiye mu bandi. Bwana sifuwe sana. Ndagira ngo nkubwire ngo hari umuntu wari umaze igihe usengera, uvuga ngo Mana, hari umuntu nkeneye ku buzima bwanjye. Puza n'umuntu udasanzwe, puza n'umuntu w'umumaro. Hari umuntu Yesu agiye kukuzanira akemura icyo kibazo, aguha urutugu rwo kuririraho, aguha igituza ushiremo umutwe wawe, akubwire ngo humura, akubwire ngo impore, ibyo bintu ntibizongera. Azana umuswara aguhanagura ayo marira. Ntuzongera kwibaza niba ari Imana yaguhamagaye cyangwa niba warihamagaye. Yonatani agiye guca akarengane Abisirayeli bahuye nako. Imana yacu ishimwe. Ngana ku musozo rero, iri ni ijambo Imana yampaye kuza kuvugana namwe, kuza kuvugana n'isi. Turabashimira cyane ubwitange bwanyu hamwe no kutwereka ko muri kumwe natwe, abatuhuguye, abatugiriye inama, abadushigikiye. Uwiteka abaha umugisha. Ndagira ngo ngusengere, nguhuze n'umuntu umaze imyaka n'imyaniko wirukankaho warabuze. Hari umuntu waburiwe irengero, wakubwiraga ngo waramutse ute, ukumva ijwi nk'abandi bana, wavukiye 9 nk'abandi, waje uri mwiza, wavutse uri umuzungu, kirima iguha urundi ruhu. Ariko ndagira ngo nguhanurire nkubwire ngo hari Yonatani Imana izanye muri urwo rugo. Hari Yonatani ugiye kurangiza izo nkokora. Hari Yonatani ugiye guca ayo matiko. Hari Yonatani ugiye kuvana hako karengane. Nubwo se yafashe ingoma akayifata, Imana itavuze, Imana itamuhagurukije, wubwo agafata icyemezo akicara ku ngoma. Hariko hari Imana izanye umwana Yonatani kugira ngo Abisirayeli bagire ihumure. Ndagira ngo dusengane Imana. Wari umaze igihe warataye umurimo w'Imana, garuka mu murimo. Wari umaze igihe wumva wajugunya ibitabo, wajugunya Bibiliya, wajugunya igitabo cy'indirimbo, wava muri korari
kubera ibyo umaze igihe wumva, ndagira ngo ngutangarize, Yonatani ari mu nzira kandi azanye ubuki. Ntabwo apfuye kuza gusa, azanye n'ubuki kugira ngo abantu mwese mwongere kubona ihumure. Ndagira ngo mbashire imbere y'Imana, dusengana Imana mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Iri jambo nirirenga imbibi, iri jambo rye gutinda mu Rwanda gusa, iri jambo rirenga ibihugu byose, ryambuka East Africa, risanga abantu Faisal, risanga abantu mu bitaro, risanga abantu hirya no hino, ribabohore abari bababaye, intimba yari yishe abantu, abari bishwe n'agahinda, ab'imibabaro yari ifashe, mu izina rya Yesu. Yonatani azanye ubutabazi, Yonatani azanye ihumure, Yonatani ahagaze imbere y'uwo muryango, ibyo bahatabye afite uko ari bubigenze mu izina rya Yesu. Yonatani nakugeraho, uragira igikundiro, uradepoza byemere, nguhamagariye Yonatani aho wadepoje, ndaguhuza na Yonatani hariya ugiye kujya, ndaguhuza na Yonatani agusinyira ibyangombwa, ndaguhuza na Yonatani iriya nzu nta mahembe azayigarukamo, abana bazagira ubwenge, uzatera imbere, uzuzura umwuka wera, uzongera ugira agakiza nk'akambere, kuko Yonatani agaruye ibyo abadayimoni bari barahagazeho. Nkuragisha Imana mu izina rya Yesu, wowe ukimara kumvira ijambo ukaritega amatwi, ndahamya neza ntashidikanya rizanywe n'Imana, rimanuwe n'umuriro, rije kugukiza, hari icyo rigiye gukorana nawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibane nawe. Igihe watinze utotezwa na Sawuli kirarangiye, ariko Imana ihagurukije Yonatani mu cyimbo cya Sawuli. Imana ibane natwe none n'iteka ryose. Shalom.